yabaye nka data noneho ngo Gisekedi na Faydes noneho ngo mu mazi abira. Witwa Gisekedi yarari bize ngo ashaka gutegura intambara mu Rwanda. Uyu kwitwa Koloneli Paruku yitegereza Gisekedi arangije aramubaza ati ese Gisekedi we? Gisekedi arangije aramubwira ngo ye. Aramubwira ati ese ni wowe uzatera u Rwanda cyangwa ni twebwe abasirikare tuzatera u Rwanda? Gisekedi arangije asubiza Paruku ngo ni mwebwe abasirikare muzatera u Rwanda. Uwitwa Paruku Koloneli arangije aravuga ati ntabwo rero twatera u Rwanda kuko M23 yaratunaniye. Ngo kuko tugereranyije igisirikare cyawe Farides ngo tukakigereranya n'icya M23 ubona igisirikare cyawe Farides kimeze nka babucano yakajya avuga butagabura. Ibihe byiza abanyarwanda, ibihe byiza abanyarwandakazi, reka nkubwire ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri ibyegeranyo Empire, kora subscribe ukore no kunzogera kugira ngo uzajye usha kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Munyemerere tugaruke ku nkuru yitwa Abdul Karim cyangwa se yamenyekanye nka Burikanu. Uyu nguyu mwitende Abdul Karim wamenyekanye ku izina rya Burikanu, dore ko uyu nguyu asanzwe amenyerewe ahangaha muri showbiz nyarwanda, dore ko bafite itsinda ryitwa Burikanu na Buringuni ku mbuga nkoranyambaga, haba kuri TikTok haba kuri YouTube, dore ko uyu nguyu Burikanu numwe ukora umwuga umeze nka comedy ndetse agakora n'itangazamakuru akabifatanya no kuririmba. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi uyu nguyu mwitende Abdul Karim wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Burikanu. Yatawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gufungira umuntu bitemewe n'amategeko cyangwa se gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko. Kwa 20 Nyakanga 2025 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Burikanu cyangwa se mwitende Abdul Karim wamenyekanye nka Burikanu akurikiranyweho icyaha cyo gufungirana abakobwa babiri ku ngufu ndetse akabafungirana mu nzu iwe. Mu by'ukuri aba bakobwa bagiye kumureba iwe mu rugo kugira ngo abafashe kujya bakora ibiganiro bitandukanye bica ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube. Uyu nguyu Burikanu rero aba bakobwa baza kumureba iwe, dore ko ntago aba bakobwa uko ari babiri ntago bombi bari bafitanye gahunda n'uyu nguyu Burikanu, ahubwo ni umukobwa umwe wari ufitanye gahunda na Burikanu ndetse aramubwira ati Burikanu ndashaka ko wamfasha nkajya ntambutsa video ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko YouTube, dore ko uyu nguyu Burikanu n'umwe mu bantu bamaze kumenya uburyo wabyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa rero yaramwegereye kugira ngo uyu mukobwa rwose Burikanu abe yamufasha. Burikanu amusaba ko yazaza kumureba iwe mu rugo. Uyu mukobwa rero agira amakenga, areba undi mukobwa w'inshuti ye amusaba ko bazajyana kureba uyu Burikanu. Burikanu arabategera, dore ko tike bakoresheje ni Burikanu wabategeye. Si ibyo gusa, aba bakobwa bageze niwe mu rugo Burikanu arabakira. Nyuma amaze kubakira yasabye umwe muri aba bakobwa ko yamusanga mu cyumba kugira ngo baganire uburyo yamufasha, akamusobanurira uburyo azajya akora izi video cyangwa se azajya akora ibi biganiro bica ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa rero arabyanga, yanga kujya mu cyumba cya Burikanu, aravuga ati n'ubundi niba ari kuganira ibyo twaganira twabiganirira ahangaha, ibyo twaganira ibyo twavugaho n'ubundi twabivugira ahangaha twicaye. Burikanu nawe arabyanga, aravuga ati uze mu cyumba nibwo rwose ibiganiro turabiganirira ahangaha mu cyumba. Uyu mukobwa nawe rwose abera Burikanu ibamba. Benshi ku mbuga nkoranyambaga bagiye bakomeza kuvuga ngo Burikanu azize umupuri, nkuko dore ko nawe numwe mu bantu bajya bibasira abantu ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa rero yatekereje ko wenda Burikanu ashobora kuba ashaka kuba yamukoresha imibonano mpuzabitsina
uyu mukobwa rwose yanga kujya mu cyumba, aramubwira ati ibyo twaganira twabiganirira ahangaha. uyu nguyu Abdul Karim cyangwa se Burikanu nawe rwose aravuga ati nitutajya mu cyumba nta kintu turi buganire, arabyanga rwose, aravuga ati niba ari gutyo bimeze ni mutahe, kandi mbere yuko mutaha mugomba kunsubiza amafaranga yanjye, mugomba kunsubiza amafaranga nakoresheje mbategera, ubwo yavugaga tike, ndetse aravuga ati mugomba no kunsubiza amafaranga nakoresheje mbakira, haba ibyo mwanyweye n'ibyo mwariye. Aya ni amagambo akomeye Burikanu yababwiye. uyu mukobwa arangije aravuga ati niba yo kugira udufatirane reka tugusubize 5,000 bihwanye na tike ndetse na fanta twanywereye ahangaha. Uyu Burikanu arayanga, aravuga ati 5,000 ni make, mugomba kunsubiza 7,000. uyu nguyu Burikanu abo bakobwa mubwira ko ntayo bafite, ko amafaranga bafite ari 5,000 gusa. Birangira Burikanu ahita yisohokera, abafungirana mu nzu, ababwira ko nibatamuhereza ayo mafaranga batagomba gusohoka muri iyi nzu batayamuhaye, ibisa nko gufatira cyangwa se nko gushyiraho umuntu agahato. Ibingibi rero byatumye aba bakobwa bakomeza kujya babifata nka brage, baravuga ati buriya ni za brage ze arimo araza kuza kudufungurira, ariko Burikanu ababera ibamba. Nyuma gatoya aba bakobwa bakomeza kugenda bamuhamagara kuri telefone bamusaba ko yabafungura cyangwa se yabafungurira, Burikanu arabyanga, bigeraho aba bakobwa bafata umwanzuro, n'umwanzuro udasanzwe. Aba bakobwa rwose byarangiye bafashe, bahamagara polisi y'u Rwanda, bayibwira uko ikibazo kimeze, ndetse babarangira naho baherereye kugira ngo barebe ko babafasha. Birangira polisi y'u Rwanda aba bakobwa bayobora polisi y'u Rwanda kugeza ku nzu ya Burikanu, dore ko ahangaha rwose byarinze bigeraho polisi y'u Rwanda igera kuri iyi nzu Burikanu atarafungura. Polisi y'u Rwanda ihita itegeka Burikanu ko abafungurira, ndetse bahita batabwa muri yombi. Nk'uko tubikesha umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yitwa Dr Thierry B Murangira. uyu nguyu Thierry yatangarije itangazamakuru ko iki cyaha cyabereye mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kinyinya, akagari ka Murama, mu mudugudu wa Binunga, aho Burikanu atuye. ni muri uyu mudugudu. ni mu gihe uwatawe muri yombi ari we Burikanu, we afungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Kinyinya, mu gihe dosiye ye irimo iratunganywa cyangwa se iri gukorwaho kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'amategeko. Iki cyaha Burikanu akurikiranyweho, mu gihe iki cyaha yagihamwa n'urukiko, iki cyaha gihanishwa ingingo y'151 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho iri tegeko rivuga ko uwahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Rero akantu gatoya cyane, akantu abantu benshi bakunda kuvuga ko mu by'ukuri ibi Burikanu yashatse gukora, ndetse bagapfa inoti 2,000 gusa, dore mu gihe iki cyaha yaba gihamijwe n'inkiko azahita ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 kandi kitari hejuru y'imyaka 7. Rero urumva ko mu by'ukuri banyarwandakazi mugomba kujya mwitwararika, kuko urumva ko Burikanu ntabwo ibi byari bikwiriye. Niba umukobwa yari yiyemeje kumufasha, niba umukobwa yari yiyemeje ko yamwereka umurongo, ntago byari bigombeye ngo amujyane mu cyumba, kandi numva ko mu cyumba atariho abantu baganirira, ahubwo Burikanu we yashatse kuba yamufatirana bitewe n'icyo umukobwa ashaka kuba yamukoresha ibindi birenze ibyo ngibyo, ndetse uyu mukobwa we nawe arabyanga, bituma havamo ibingibi bigize icyaha. Rero banyarwandakazi mugomba kwitwararika, mugakora ibyemewe n'amategeko. Nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, reka mbashimire mwe tubana umunsi ku munsi, reka mbabwire ngo mukore subscribe, mukore kunzogera kugira ngo muzajye murushaho kugenda mubona amakuru yizewe kandi muyabonere ku gihe. Ndabashimiye cyane.